Amakuru ahari rero nuko kugeza kuri uyu munota Vestina Ishimwe uyu nguyu rwose yamaze guhagarikwa burundu mu itorero rya ADEPR, ntago yemerewe kongera kuba yagira igikorwa icyo ari cyo cyose akora mu itorero ADEPR, ndetse n'indirimbo ze ntago yemewe kuba yaziririmba mu itorero ADEPR, dore ko kugeza kuri uyu munota uyu nguyu Ishimwe Vestina yamaze guhagarikwa burundu n'itorero ADEPR mu Rwanda. Nta bikorwa na bimwe yemerewe kongera kugira ibyo akora ahangaha ku butaka bw'u Rwanda, hanyuma yuko asezeraniye muri indi torero, ndetse akaba yaramaze no guhindura mu by'ukuri umubiri we nk'imisatsi, dore ko ibingibi byo kuba washyiraho umusatsi ntago byemewe n'itorero ADEPR. Rero uyu nguyu Ishimwe Vestina yamaze gucibwa n'itorero, cyangwa se yamaze gutengwa mu itorero rya ADEPR, ashyirwa hanze y'itorero rya ADEPR, kugira ngo mu by'ukuri ibingibi ni amakuru akomeje kugenda avugwa kuri uyu nguyu Ishimwe Vestina. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibyegeranyo Empire, reka nkubwire ngo wowe tubana umunsi ku munsi urw'agaciro kuri twe. Niba warakoze subscribe urw'agaciro, kandi niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha ukabutira wakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru agiye atandukanye. Munyemerere tugaruke kuri Ishimwe Vestina. Uyu nguyu Ishimwe Vestina yamenyekanye mu ndirimbo ziramya ndetse no guhimbaza Imana. Kugeza kuri ubu ngubu uyu Ishimwe Vestina akaba yaramaze kubana byemewe n'amategeko n'umugabo we yitwa Idrissa Jarike. Uyu nguyu Idrissa aguturuka muri Burkina Faso, akaba yarasezeranye n'uyu mwarikazi witwa Ishimwe Vestina. Ariko ibyo ngibyo sibyo nshaka kugarukaho, ahubwo ndashaka kugaruka ku biri kuvugwa ku makuru akomeje kugenda avugwa kuri Ishimwe Vestina. Uyu mukobwa nyuma yo gusezerana Idrissa, amakuru akomeje kugenda avugwa kuri uyu nguyu Vestina, ndagira ngo aba ariyo mva imuzi n'imuzingo. Reka mwibutse neza ko uyu nguyu Ishimwe Vestina yamenyekanye mu itsinda rya Vestina na Dorcas. Iri ni itsinda ryakoraga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse kugeza n'ubu ngubu baracyakora izi ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Aba bakobwa babiri rero Vestina na Dorcas bamenyekanye babifashijwemo n'umunyamakuru uzwi ku izina rya M Irene, cyangwa se Murindahabi Irene, dore ko uyu M Irene afite igitangazamakuru cyitwa MEI Empire. Uyu nguyu Murindahabi Irene rero niwe wafashije aba bakobwa babiri guturuka mu karere ka Musanze, dore ko aba Vestina na Dorcas bose bavuka mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, dore ko uyu nguyu Murindahabi Irene niwe wabonye ko bafite impano idasanzwe, abafasha kuba bakora umuziki nk'akazi gahoraho, ndetse bikaba byabinjiriza mu buzima bwa buri munsi, dore ko uyu nguyu Vestina na Dorcas bari basanzwe babarizwa muri korali. Iyi ni korali yitwa Gosheni yo mu karere ka Musanze, ikorera umurimo w'Imana ku rurembo rwa Muhoza, ku itorero rya Muhoza. Ahangaha ni muri ADEPR. Amakuru rero nkuzaniye nuko uyu nguyu Vestina kugeza kuri ubu ngubu yamaze guhagarikwa burundu n'itorero rya ADEPR mu Rwanda. Aya ni amakuru yizewe 100% bidasubirwaho rwose. Dorcas wamenyekanye hamwe n'uyu Vestina rwose kugeza kuri ubu ngubu uyu nguyu Vestina yamaze guhagarikwa burundu mu itorero rya ADEPR mu Rwanda, ndetse nta nubwo yemerewe kugira ibitaramo yakongera gukorera muri iri torero rya ADEPR. Wakwibaza ngo bimeze bite rero? Nanjye ngira ngo mbive imuzi n'imuzingo. Uyu nguyu Vestina Ishimwe yavukiye mu itorero rya ADEPR, ndetse ubuzima bwe bwose abukurira muri ADEPR, dore ko niho yabatirijwe, cyangwa se niho yemereye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ahangaha mu iri torero rya ADEPR niryo ryamufashije muri buri kimwe, dore ko uyu nguyu Ishimwe Vestina yatangiye ari umuririmbyi uririmba muri korali nk'ibisanzwe, ndetse na murumuna we Dorcas. Ariko nyuma gato yabaza guhura na M Irene, cyangwa se Murindahabi Irene, aza kubafasha ndetse abereka ko bashobora kuba baririmba n'indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana ku giti cyabo, bitewe n'ubuhanga aba bahanzikazi bari bifitemo uko ari babiri, byatumye baba ibirangirire, dore ko bakunzwe
n'abanyarwanda batari bakeya ndetse n'ababa hanze y'u Rwanda, ukabona ko bahise bigarurira imitima y'abanyarwanda batari bakeya. Ibi ngibi rero bituma uyu Dorcas Ravestina bakora umuziki nk'umwuga, ariko bakajya bakora indirimbo ku giti cyabo, ariko nyuma n'ubundi bagakomeza gukora bagakomeza kugendera ku mabwiriza agenga abakristo babarizwa mu itorero rya ADEPR, ndetse bagakomeza no kuba muri korali yitwa Gosheni. Ngira ngo muzi indirimbo yitwa Uzi Kurinda Mana, ni indirimbo yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga, ni indirimbo yashyizwe hanze ni korali yitwa Gosheni ibarizwa ku itorero rya Muhoza ahangana mu karere ka Musanze, ndetse n'uyu Dorcas Ravestina nabo babarizwa muri iyi korali, ndetse no muri iyo ndirimbo bagaragaramo. Si ibyo gusa, n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye iyi korali yagishyira hanze, ndetse n'aba baririmbyikazi bombi bakagaragara muri video z'iyo korali. Bivuze ko uyu Dorcas Ravestina nubwo bakoraga umuziki ku giti cyabo, ariko n'ubundi baragarukaga bagakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana biciye muri korali Gosheni ibarizwa mu rurembo rwa Musanze mu ntara y'Amajyaruguru ku itorero rya Muhoza muri ADEPR. Nyuma gato ya rero uyu nguyu Vestina wakwibaza ngo byagenze bite. Vestina yaje kujya mu rukundo n'uyu munya Burkina Faso yitwa Idrissa. Bamaze kujya mu rukundo biba ngombwa ko bite nuko uyu Idrissa nago yari umwadeperi, nago uyu Idrissa yari umwadeperi. Vestina nk'umuntu wakundaga itorero, nk'umuntu warizwe n'itorero, nk'umuntu wakuriye muri ADEPR, yumvaga ko ubuzima bwe bwose n'ubundi yabumara muri ADEPR, akaba yakora n'ubukwe muri ADEPR, akaba yasezeranira muri ADEPR nk'uko yabyifuzaga. Rero uyu nguyu Ishimwe Vestina yaje kubiganiriza abashumba be bamuyoboye ku rwego rw'ururembo, dore ko uyu nguyu Vestina rwose izina yari afite nawe ryari rimaze kuzamuka, dore ko yari amaze kuba ikirangirire mu bijyanye no kuramya no guhimbaza Imana. Uyu nguyu rero Ishimwe Vestina yaje kubwira abashumba be bamukuriye, ababwira ko afite umukunzi, ndetse ko yifuza ko bamufasha bakaba basezeranira muri ADEPR. Ndetse abashumba ku rwego rw'ururembo baramubaza ngo ese uwo mukunzi wawe nuwa hehe, ameze ate, ni muntu ki? Aza kubabwira ko yitwa Idrissa, akaba ari umunya Burkina Faso. Bikimara kuzamo ko ari umunyamahanga, byahise biba nk'ibintu noneho bigoranye cyane, byatumye abashumba bayoboraga uyu nguyu Vestina babwira Vestina ko ibyo ngibyo birenze ubushobozi bwabo, kahubwo agomba kujya kwicarana n'umushumba mukuru ku rwego rwa ADEPR mu Rwanda yitwa Rivera Pasteri Izayi. Uyu nguyu Izayi niwe wagombaga gufata umwanzuro wa nyuma kuri iki kibazo cya Vestina. Baganiriye ibintu byinshi bitandukanye, harimo kuba Idrissa yaza mu Rwanda akongera akabatizwa mu mazi menshi, bakamwakira nk'umukristo wa ADEPR, nyuma akaba yasezerana byemewe n'itorero ADEPR. Ariko ibyo ngibyo nabyo dore ko byabayemo gushidikanya cyane, ko bavugaga ko uyu Idrissa ngo ari umuyoboke w'idini rya Islam ahanga muri Burkina Faso. Ibi nabyo rero biteza ikindi kibazo hagati ya Vestina n'itorero rya ADEPR. Ibi ngibi ngira ngo abantu benshi baratunguwe cyane nyuma gatoya, ubwo Dorcas ubwo Vestina ajyaga mu murenge, ubwo asezeranaga mu mategeko, ngira ngo mwabonye ko yahise ahindura umusatsi. Abantu benshi babikomozaho baravuga ngo Vestina yaba yaguye, cyangwa se ngo Vestina avuye mu itorero rya ADEPR, nk'uko benshi cyane ko burya ibintu byo kunyereza umusatsi ayangaya ni amahame cyangwa se ni amategeko atemewe n'itorero rya ADEPR. Ibi rero abantu babikomojeho bavuga ko ngo Vestina byaba byarangiye ko yaba yamaze kuva muri ADEPR, ariko Vestina ku giti cye yifuzaga ko yasezeranira muri ADEPR, ndetse n'uyu mugabo we Idrissa bagakora imihango yo gusezerana, ariko babifashijwemo n'itorero ADEPR, cyane ko ubuzima bwe bwose
yabumaze mu itorero rya ADEPR, ariko itorero ADEPR rigerageza kumugora. Ibingibi ni byahise bituma Vestina afata umwanzuro wo kuva muri ADEPR ndetse agakora ubukwe ku ruhande mu rindi torero ryemera ibijyanye n'imyemerere ya Idrissa, dore ko ADEPR yo yari irimo irashyiramo ibintu bitandukanye byo kubagora. Amakuru ahari rero nuko kugeza kuri uyu munota Vestina Ishimwe uyu nguyu rwose yamaze guhagarikwa burundu mu itorero rya ADEPR, ntago yemerewe kongera kuba yagira igikorwa icyo ari cyo cyose akora mu itorero ADEPR, ndetse n'indirimbo ze ntago yemewe kuba yaziririmba mu itorero ADEPR, dore ko kugeza kuri uyu munota uyu nguyu Ishimwe Vestina yamaze guhagarikwa burundu n'itorero ADEPR mu Rwanda. Nta bikorwa na bimwe yemerewe kongera kugira ibyo akora ahangaha ku butaka bw'u Rwanda, hanyuma yuko asezeraniye muri indi torero ndetse akaba yaramaze no guhindura mu by'ukuri umubiri we nk'imisatsi, dore ko ibingibi byo kuba washyiraho umusatsi ntabwo byemewe n'itorero ADEPR. Rero uyu nguyu Ishimwe Vestina yamaze gucibwa n'itorero cyangwa se yamaze gutengwa mu itorero rya ADEPR, ashyirwa hanze y'itorero rya ADEPR kugira ngo mu by'ukuri ibingibi ni amakuru akomeje kugenda avugwa kuri uyu nguyu Ishimwe Vestina. Nshuti bakunze ba Ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi, reka mbabwire ngo muraba agaciro kuri twe, nawe utarakora subscribe ukore no kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubona amakuru ze kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.